ndagusuhuje mukunzi w'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, buhamiriza abantu inzira imwe rukumbi Imana yashyizeho ihesha abantu ijuru, ariyo nzira yo kwizera Yesu Kristo, umuntu akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akaba mu isi azi neza ko afite ijuru abikesha urupfu n'izuka bya Yesu Kristo. Ndagusuhuje rero kandi ngushimira ko udukurikirana ku mbuga zacu dukoreraho, yaba ari Facebook, yaba ari YouTube. Hari nabo tubana kuri groupe ya WhatsApp, ijuru ntirikorerwa. Facebook nayo nuko yitwa ijuru ntirikorerwa TV, Facebook page, cyangwa se na YouTube ijuru ntirikorerwa TV. Wowe mukunzi wacu rero ndagusuhuje kandi ndagushimira nyine, ngushimira ko ukomeza kubana natwe kandi ukanasangiza ibiganiro byacu abandi, kugira ngo ubutumwa bwiza tuvuga bugere kuri benshi, kubera ko twizera neza ko nta yindi nzira ibaho ihesha abantu ijuru uretse inzira yo kwizera Yesu Kristo. Uko biri kose umunsi uzagera upfe, uve mwa buno buzima, ukurwe mu mubiri se, hanyuma bazasigara rero bavuga byinshi. Akenshi ubona iyo umuntu yapfuye abantu bamuvuga ibyiza gusa, bavuga ko yabanye nabo neza, ko yabafashije n'ibindi bitandukanye, ariko ibyo byose nta na kimwe cyaguhesha ijuru. Ijuru umuntu ariheshwa by'ukuri no kumenya neza umurimo Yesu yamukoreye ubwo yazaga mu isi, aje kuba inshungu y'umuntu, aje kuba inshungu ya mwene Adamu, akaza akishyiraho ibyaha byacu byose, akaza akaba igitambo cyabyo, akaza agakora kandi ibyo gukiranuka. Mu myaka 33 yamaze mu isi yabashije gukiranuka, akora itandukaniro ryacu nawe, agaragaza ko koko yaturutse ku Mana, ko ataturutse kuri Adamu nk'aho twe twaturutse. Nivugiraga rero ko umunsi uzapfa abantu bazakuvuga byiza byinshi, ariko nta na kimwe cyaguherekeza ngo kiguheshe ijuru, ahubwo umurimo Yesu yakoze niwo wonyine ubasha gukiza umutima w'umuntu, akaba mu isi azi neza ko azajya mu ijuru. Yapfa ntibiba ritombora kuvuga ngo agiye mu ijuru, ahubwo ndetse nawe akaba agiye abizi neza ko agiye mu ijuru, ariko yararibonye akiri mu isi, yararibonye ubwo yizeraga Yesu Kristo, umutima we ugakurwamo urubanza rw'ibyaha, umutima ugakurwamo kurimbuka, akaba azi neza ngo nubwo nshoje urugendo rero rwanjye, ariko ngiye mu ijuru. Niyo mpamvu nka Pawulo mu ba Filipi abivuga neza kandi akabivuga akiriho, akavuga ngo ku bwanjye kubaho ni Kristo, ariko no gupfa ni inyungu. Mbese ntatinya gupfa kubera ko aho hajya ni heza. Ahandi mu byahishuwe 14 umuntu wa 13 naho harabivuga ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Ubwo rero gupfa upfiriye mu mwami ni amahirwe, ntabwo ari igihombo. Ubwo rero tegura urupfu rwawe kandi ukiriho, rutegura ukiriho. Kurutegura si ikindi, si uko uburera abana bawe neza, si uko ubanza ukubaka amazu menshi, kuko hari n'abantu bavuga bati, cyangwa se ubanza ukora ubukwe, kubera ko hari n'abavuga bati yo ati disi we tuzi ko apfuye nta kana asize, tuzi ko mbese ibintu nk'ibyo. Ntabwo ariko gutegura urupfu rwawe. Kurutegura neza ni ukuba uzi neza ko n'upfu uzaba ugiye mu ijuru, kubera ko hano tuhaba imyaka mike. Bibiliya ivuga 70 ngo yaba myinshi ikaba 80, mbese urambye cyane amara 80, ariko mu by'ukuri ngo yose yuzuyemo imiruho ndetse n'imibabaro. Nyamara aho tuzahaba iteka ryose. Uzaba mu ijuru azahaba iteka ryose, ariko n'uzarimbuka nawe azajya mu muriro awumaremo igihe cye cyose cy'iteka ryose, ababazwe by'iteka ryose, adapfa ngo akongoke ashireho. Ubwo rero nakwifuriza gutegura gupfa kwawe, mbese ukiteganyiriza. Abantu benshi bazi ko kwiteganyiriza ari ukugira imitungo myinshi, kujya se mu bigo by'ubwishingizi n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kwiteganyiriza cyangwa se kwicungura ukabyara umwana uvuga ati uyu azasigara n'ibyanjye, ariko nawe azabisiga bibe uruhererekane. Ntabwo rero kwiteganyiriza nyakuri ari uko, ahubwo kwiteganyiriza nyakuri ni ukubuza ngo sinzapfa, ahubwo nzahoraho, nzakurwa mu mubiri, ariko nzaba ntashye, nzaba ngiye mu rugo
nzaba ngiye aho nzabaho by'iteka ryose, aho nzabana n'Imana by'iteka ryose, aho ntazongera kubabazwa ukundi, aho mu by'ukuri nzabaho nezerewe, aho nzibagirwa imibabaro yanjye yose, aho nzibagirwa imiruho ndetse n'imihate, aho ntazongera gusonza, aho ntazongera gukena, aho ntazongera kugira icyo mbura. Ubwo rero mu isi ho ibibazo ni rusange, nkunda kubivuga, nta muntu uri mu isi udafite ibibazo. Ukize ararira, uvuga ko akennye nawe ararira, uwize ararira, utarize ararira, wabyaye abana arizwa nabo, utabafite arizwa no kubura urubyaro, washatse arizwa n'urushako, utarashaka nawe akagira impungenge zo ati nzashaka bigenze gute. Mbese mu isi ntabwo abantu ntabwo bahaba banezerewe uko byamera kose, ntabwo umuntu aba yuzuye cyangwa se afite ibyo yifuza byose, ahubwo buri wese ahaba yumva hari ibyo abura. Birashoboka cyakora ko umuntu yahaba nanone anezerewe mu Mana, atari uko yaronse ibya hano, atari uko mu by'ukuri afite ibyuzuye byose akeneye ari hano, ahubwo yuzuriye mu Mana, nk'uko twakomeje kubivuga ko kuzura k'umuntu kuri muri Kristo Yesu. Birananditse mu Bakolosayi mu gice cya 2 aho Bibiliya igaragaza ngo twuzuriye muri we. Ubwo rero iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo, noneho aba yongeye kuronka umwuzuro w'ubumana. Noneho n'ubuzima budashingiye ku bwinshi cyangwa ubuke bw'ibintu umuntu afite, ahubwo n'ubuzima bushingiye gusa kuri Kristo Yesu, we waduhuje n'Imana, Imana rurema, Imana rugira byose, Imana kuzura kwacu, Imana yo ifite kubaho kwacu mu biganza byayo. Bityo umuntu yagera mu Mana agatekana, akanyurwa, akagubwa neza, akabaho mu isi azi neza ko afite ubugingo buhoraho, akabaho mu isi azi neza ko iwaba ari mu ijuru. Mbese niyo ibya hano byamubabaza, niyo ibya hano yahuriramo n'ibibazo byinshi, akaba azi neza ngo n'ubundi n'iby'igihe gitoya. Nibyo umuririmbyi avuga ngo umubabaro n'uw'igihe gitoya, ijoro naryo n'iry'igihe gitoya. Ngo nderera kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntari nabona Yesu. Abenshi rero bari mu kinyoma cy'idini. Idini ryabeshya abantu, idini ryabwiye abantu ko ibyo bakorera mu idini ari byo bizabahesha kujya mu ijuru, bityo abantu babayoboye inzira nyakuri ibahesha ijuru. Umuntu yayoboka idini ashaka ijuru, umuntu yayoboka idini yumva ashaka kujya mu ijuru, kuzabana n'Imana by'iteka ryose. Ariko umuntu wese uri mu idini arinda asaza, umubaza ati se wizeye ijuru? Ahubwo ati ntabwo ngyizeye, ntabwo mbizi, bizwi n'Imana. Ese uzabimenya ryari? Nyuma yo gupfa nta migabo ndetse n'imigambi. Abandi bakabwira abantu ko ari purigatori, ko ibidatunganye bizatunganira muri purigatori, ariko ni ukubeshya. Umuntu aba mu isi azi neza ko Yesu yamutunganije, Yesu yamukiraniwe n'Imana, Yesu yamwunze n'Imana, bityo akaba azi neza ngo umunsi navuye mu mubiri nzaba ngiye mu ijuru, nzaba ngiye kubana n'umuremyi wanjye. Ariko uri no mu isi ukaba uzi neza ko ubanye nawe amahoro. Ubwo rero nakubwiraga gutegura iherezo ryawe, gutegura urupfu rwawe, mbese ukarutegura ukiri muzima, ntiwishinge amagambo y'amaryohereza abantu bazavugira ku mva yawe y'ibinyoma yo kugutaka ibitari byo, ahubwo ukaba uzi neza ngo wizeye icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, bityo ukaba uzi neza ko uri mu isi ariko iwanyu ari mu ijuru. Nicyo nakwifuriza, kandi ibyo bizanahindura imibereho yawe. Uzatangira kureba isi bitandukanye n'uko wayibonaga, uzatangira kubona ibintu byose bitandukanye n'uko wabibonaga, kubera ko wamaze kugira ahandi hantu uzajya gutura, kubera ko wamaze kugira ahandi hantu ufite ubutunzi, ufite umugabane, ufite gakondo. Ndagushimiye rero wowe wabanye natwe mu kiganiro, ndagushimiye ibyo twasangiye byose. Wakoze cyane kubana natwe. Tuzanezezwa na comments zawe, tuzanezezwa n'ibitekerezo, ubwunganizi, ibibazo se uramutse ukeneye ko twagushyira muri groupe ya WhatsApp ijoro ntirikorerwa, watwandikira kuri 0784425257 tukagushyiramo, ugakomeza gusangira natwe ijambo ry'Imana, ukajya ubona ibiganiro biva kuri radio, ubuhamya bwa bene data, mbese
ukarushaho kunguka ukagubwa neza ukajya mu muryango mugari w'abatahajuru abantu bari mu isi bazi neza ko iwabo